Juma witabye Imana nyakugenda mwapfana giti uyu muhungu nyakwigendera na se wabo ndi bani weta iswe mumfata hose muga yafata muga none ko ndeba inzoka zimushagaye zenda no kumukuramo amaso biragenda bite kugira zimuveho amushyira mu yonga bitanu muga ngo mushyira mu yonga none twamubonye mushyiraho iki ngo muyonga w'itabi cyuma tuvanga ibisi barayaje dore cyuma kwa cinara Yesu tukazatani bidayimoni biraga cyuma twizwe Kigali mana yanjye mwizina rya Yesu kanizere ko umeze neza dukukirana umunsi ku munsi ukoze subscribe mu gushima cyane aho tarekora uyu n'umwanya kugira ngo uyikore ujye ubasha gukirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye cyangwa inkuru zacu ziba zigiye zitandukanye ni bucece mu gace umwami byashuwe ntema nkokora mu bice babigiye bitandukanye ndabemera cyane aho muri mudukurikirana umunsi kundi hanze y'igihugu cyacu abadesipora mwese mu rusange ndabemera cyane mudukurikirana umunsi kundi amajyepfo amajyaruguru burasirazuba ndetse n'iburengerazuba abari mu mujyi wa Kigali mwese ndabakunda cyane ibyo uri gukora byose gusabiye guhirwa uhahe uronke uyu munsi nimba utakoze ngo bigende neza ejo bizagenda neza cyangwa ejo bundi rero gahunda yanjye muri izi ni bucece mu gace ntema nkokora amanywa nijoro izuba riva ndakora cyane kugira ngo ibintu bibasha kugenda neza cyane ndi mu misozi ya za Ruhengeri abari mu bice bigiye bitandukanye bashakira inkuru ziba zigiye zitandukanye rero ngewe ubu tuvugana nagenze naje mu gitondo cya kare nzindutse cyane giye kubasangiza inkuru niyo ya gahunda yanjye mbagenda ngira ngo mbasagize inkuru ziba zigiye zitandukanye rero mbari kubona Juma ni bamwe Juma ku mashusho meza muri kureba ndetse nijoro tuba twazindukanye n'urugendo tuba twakoze rurerure cyane tujyana hirya no hino tugira ngo tubasagize inkuru ziba zigiye zitandukanye ahangaha rero ndi mu bintu bigiye bitandukanye mbanza kwihanganisha abantu bari muri situation zigiye zitandukanye bahuye n'ibyago ndabihanganisha cyane Imana ikomeze kuborohereza kandi bahe kwihangana rero ahangaha ndi nahamagawe n'umuntu nahageze yahandangiye ndi kuri ahangaha tujye kugenda ku rugendo ngo ni umuntu witabye Imana yitaba Imana mu buryo bugiye butunguranye ngo hari muzima nimugoroba bamamagaye bantunguye bambwa ati hari inkuru yo gusangiza rero nanjye murabizi sinya ncika intege ndabati ntago nahagarara nawe ufite inkuru ushaka kudusangiza cyangwa ufite byinshi bigiye bitandukanye inkuru zidasanzwe inkuru zidasanzwe ugomba kuduhamagara kuri nimero zacu ziba ziri munsi y'ikiganiro tukaza tukayisangiza abantu ahangaha ngo hari umuntu witabye Imana Juma reka tumwihanganishe ku byago yagize muri kumva urusaku rw'abantu ahangaha inyuma umuntu wagize ibyago noneho rero bambwiye ati Kiroso none tugusangiza inkuru se ndabaza umuntu wagize ibyago inkuru nshaka ko abantu bagira ibyago bigiye bitandukanye cyangwa bitaba Imana nyine bitandukanye ubwo harimo iyi nkuru bambwiye ati hari umuntu watubwiye ko w'umuganga ari butugaragarize umuntu uri inyuma y'uru rupfu rwa nyakwigendera wagiye bamugaragaza ngo bashaka kumugaragaza ndavuga rero nanjye nimba uko bimeze ntago ndi bucike intege mugende nanjye kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza cyane nabajije abantu impamvu mise mpaza shizeho kamera ngeze ahangaha kangomange Juma ahangaha rero n'abantu bagize ibyago cyamaye nka tata cyane ngize agahinda se Juma ngira inama nawe ndabigenza uvuga ngo gahunda nyine tujye kureba uko bimeze ndumva ari no gusenga ahubwo bagiye kumutwara ubuze Juma Yesu we uwo muntu ugiye kugaragaza uwo muntu wishe umuntu wabo ko yahitanye umuntu shaka Juma izi nkuru twinjire Juma kunyura se tugenda turirimba natwe Yesu ndasuhuza mpereye he kuko Juma muraho urugi rwabo da rwegekero arangaza usanga bibaye muraho
karemera oya na mwihangane twagize agahinda agize ibyago twagize ibyago nta kibazo ohereza uriya mubyeyi wanjye umuntu wari kumvugisha n'indi wari kumumagara njyewe nanjye nabuze umwana wanjye witwa Karemera twabuze musaza Yesu we. Karemera ejo bundi avuye ku ishuri none yapfuye urupfu rutunguranye we mama we mama we nguyu ni mukuru wanjye none turi kugira ngo uyu niwe mama w'uyu nguyu mwiwe mwaho mama murakomeye njyewe mwihangane imbere y'imbirindi byose yari ku ishuri ariko urupfu yapfuye nta nduzi ansigiye ibikorwa byinshi ariko mana ubu ndi kubona nta wirira ihangane mana mwakoze kuntabara ariko mana ngo yitwa Karemera uyu ni mwene nyina witwa Jean Paul yavutse muri 1991 ubu ansigiye n'inzu ni mushiki we se uyu ni umwana wanje ni mushiki wa Karemera yaje kumfata mu mugongo nawe uyu ni murumuna wawe uyu ni murumuna wanje ni wowe twavugana kuri telefone ni njyewe wakuye muganga kuko hari umufasha mfite ukora ubufasha akavura abantu none twamuhamagaye no kugira ngo amuzure nyine ariko aratwereka umuntu wamuhohoteye wamwangije wamwishe wamwita kuko yatubwiye ngo araje none turamutegereje kuri telefone reka tumwakure azi reka tumwakure nibwo dutegereje ngo azi uwo muganga ni abavandimwe baje kumfasha mwihangane mureke twumve ukuntu wari wamuvugishije shyiraho parire yego Shamana we ni iyihe nimero se iyi nimero ya muganga ni iyi ngiyi ndabona mwahuye n'ikibazo twahuye n'ikibazo Karemera yapfuye ihangane mubyeyi mumbwire urupfu yapfuye munyerekane umudere murumuna we ihangane ndabona bafite n'ibitiyo aro muganga munshirireho paralele aro muganga wiriwe none twagumije kugutegereza kubera wakorera abandi bitangaza none natwe turi kugira ngo umuntu wacu umuntu wamwishe umutubwire wamutubona ko tuvuga ngo uramubona ihangane niba rero nari nababwiye kubera ko muri kure ntabwo mwabona amatike yo kugura ihangane twumve muganga uko avuga basi nababwiye ibyo mukora mwamaze kubikora yego oya ubu mu minota yego amafaranga mureke twumve muganga uko avuga mureke twumve ibyo muganga avuga reka muganga tubwire none ubwo tugiye guhita tubona uwamwishe koko mu minota itagera muri 20 kagutugutegereze turaba umuntu watwiciye umwana mana reka mbaze muganga nawe muganga yego ndakumva muri ihangana hari urusaku rwinshi nyine aba bantu bahuye n'ihungabana yego ngewe nitwa Kiroso ndi umunyamakuru wa Sawa Show muga nanjye ngeze ahangaha ibintu bihabaye birantunguye kandi ngo bambwiye ko ugiye kugaragaza umuntu ngo wakoze aya mabara cyangwa aya mabara ngewe umuntu waroze cyangwa umuntu wibye cyangwa umuntu wagize ibyago byose agomba kumpamagara umuntu wabikoze ngamugaragaza kuko mfite amahembe mfite inzoka nagiye gutuma umuntu inzoka yagiriye nabi uwo muntu ahita agaragara tuka satani ngo ufite n'inzoka yego muga none se ngewe ntabwo ndi bukureho kamera kuko ubu tuvugana kamera iriho uraza kugaragaza uwo muntu koko tukiri hano kamera ikiriho cyangwa yego tugiye kumugaragaza rwose mwe kurahungabanya mwe ushinzwe iki abantu bahungabanye rero abantu bahungabanye ahangaha rwose bari kurira nawe uri kubyumva ngewe sinzi bafite agahinda kenshi sinzi nanjye nibwo nyagera urabikora udahari bishoboka kugira ngo aveho kugira umuntu avaho ngaho barabanza bakore icyo nagateguye gukora umva mwihangane mureke mwumve ibyo muganga ari kuvuga kugira ngo mwihangane urabikora udahari muga alo urabikora udahari
mureke gatoya numva ko mwihangane kandi kumva ko mwihangane kumve twobe ku telefone ngo iki ndimo ndakubwira ndimo ndakubwira ahantu hose waba uri mu Rwanda waba uri muri Amerika aho waba uri hose wagize ibyago ukampamagara mugabanye nkoresha inzoka uragushyikira umuntu waroze ugakoresha amahembe yanjye nkareba umuntu wakoze ibyo ngibyo mu masaha kuko babyishyuriye kubona uwo muntu amafaranga bohereje amafaranga 100 twavuganya ndiko bayishyura ari uko wabonye uwo muntu. Njye rero ikibazo mfite cy'amatsiko kandi kindaje ishinga nuko uwo muntu aragaragara koko udahari tubibone cyangwa ngiye uwo muntu agiye kugaragara ngewe kubera namaze kumushika bampamagaye kare mu gitondo ngiye ibibazo bikimara kuba ngewe mbahaye iminota itagera mu 10 ubu turi kuvugana umuntu ngiye guhitamo bagaragariza kano kanya uduhaye iminota 10 aragaragara uwo wakoze ibi bintu ndano kwigera mu kandi cyitonderwa yego uranyumva nta muntu wemerewe gukubita inzoka ziraba zizingiye ku uwo muntu waroze uwo muntu arazana afite inzoka se zira mwizingira aho nizo zigiye kumugaragara cyuma twigende nimbara zafite inzoka uranyumva kandi kugira ngo zimuveho barafata umuyonga w'itabi nababwiye gushaka gisigara barijugunye ku uwo muntu kugira ngo zive umuyonga w'itabi n'induri ubushake uwujugunyaho n'uwo mumama wampamagaye umuhereje n'amafaranga uwo guhamagaye wumvise ngo uri bufate umuyonga w'itabi kugira ngo izo nzoka zimuveho uza wabikoze muga yewe reka ntegereze kuko abantu ahangaha bari gusakuza kandi koko barababaye cyane reka ntegereze ndebe ibyo bintu ntabwo turi bukureho kamera kandi yewe nubikora ndi umugabo wo guhamya ibiri bibaye ko nanjye ndahari ndi ijisho ry'abadukurikiye bari mu bice bitandukanye kubwire n'ibindi byose nkora wumva cyane sawa reka tutegereze sawa kadutegereze fata telefone yawe nshaka kumenya umuntu none se patoro karame papa iki ni igitiyo nyine nje naje gutabara nyine uyu gushaka muri mushinga uyu mwana nyine ejo twahuye nje yari mugenzi wanje ejo yavuye ku ishuri ubwo aramvugisha ahantu nari gukora ikiyede ubwo mwana arambwira ati dore uri mugenzi wanje ati ubwo mvuye ku ishuri ndatasha ariko ndikumva mu nda hari kunjya nameze neza ariko hari uwaba wanyangirije mama yararangije cyangwa yarangije ubwo yaranyubakiye n'inzu nziza tugiye gukora n'ubukwe twari tugiye gukora n'ubukwe ubu n'umukobwa twari twamuteguye none mana baramumvukije korera ubukwe nangiye kumukorera ubukwe buhimbaje yari yarangije kuri NS Ruhengeri muri kaminuza n'inzu yansize mu nzu nziza yarize ari umuntu niyo ni muri munawe ni nabana babiri nari mfite uri muri umuntu yangana mubanye muto nsigaye ndi nyakamwe ubwo ndi nyakamwe rwose ubwo Ilizele mahigwe none ubu idata naje ndapfuye muma niko reka mbaze mubyeyi ko wababaye yari mubyara wanjye ejo ninjye mutwaje intara avuye ku ishuri mukuye ku muhanda akozinze umuntu wishakaremera njye ndamutse nabonye umuntu wishakaremera Yesu we avuye ngayihangane basi mama uri kwihanagura amarira ndi kwihanagura amarira mu rusisiro numvise ngo uramubyeyi duturanye ngo umuhungu witwa Karemera yapfuye kandi ejo yari muzima ejo naramubonye yari muzima yari yagiye ku ishuri ataha ari muzima ariko tunagiye kumva numva mu rusisiro bari kuvuga ngo kuri ya mama duturanye ngo umuhungu witwa Karemera rurangije muri NS Ruhengeri ngo yapfuye none no mpamvu naje hano gutabara mubyeyi karame natwe uyu muhungu yadukundaga ariko nta kibazo cye rwose wa mubyeyi we ariko nta kibazo cye nawe nk'uko uri umubyeyi w'Imana igufashe mubyeyi nawe witangira itama
oya nk'umuhungu yari intangarugero mu y'umudugudu yatwubahaga nk'umwana mbese aho umutumye aho umubyeyi uyu musaza yarize nawe disi papa muraho neza yo nawe uyu witabye Imana nyakugenda mwapfana gitse uyu muhungu nyakwigendera nari se wabo yo wari se wabo nari se wabo umwana yari muzima yapfuye sinzi ukuntu yapfuye yaje ari muzima urumva yabyatuyobeye twese sinzi mubona yaba yazize iki sinzi umuntu sari umuntu ahari baziranaga sinzi ibintu yamuhaye none turi gutabaza ngo hari umuganga ushobora kutwereka uwo muntu urumva uwo muntu wamwishe urumva yamugiyemo inzoka Yesu we Mana yanjye ongeye mpamagare wa muganga mubaze ibibazo kugira ngo turebe ukuntu inzoka zamuvaho Mana yanjye we basubira kuri ukireho parere none ari kuma nk'igisimba giye mu mwiyamagara nibyo byiza Yesu we Mana yanjye ibi ni ibiki none ujyuma turava baba we mama yahoze Suwe rero ukuntu zahagaze icyumudo zahagaze Mana yanjye zamwizingiyeho mama yahoze muganga ko ndeba ni weta Suwe umufata wose muga yafashe muga none ko ndeba inzoka zimushagaye zenda no kumukuramo amaso biragenda bite kugira zimuveho amushyira mu yonga bitanu muga ngo mushyire mu yonga none twamubonye mushireho iki ngo muyonga w'itabi wowe mujugunye wo muyonga w'itabi kiraho byuma rep amafaranga nakubwiye kohereza nayo kwemerera ndayaguha ngo arago Yesu zimuvuye dore ukuntu zimuva byuma Yesu we bakinare Yesu we umva yego Yesu we Mana yanjye umva dore ukuntu zasamye we kamurya Yesu umva narangira kumushyira mu yonga w'itabi yawe umukizeho ziri kugenda zimuvaho niba yarangije rero namubwiye n'ubundi abantu bazaba bagira ikibazo ajya bohereza nimero yanjye yego ndazemeza nzagushaka mpaka mbese muga nazibona nimero zawe ndazemeza ikindi kibazo cy'amatsiko ibi bintu ukoze udahari mba ukoresha ibi si bishitanira cyangwa njye ni ukuvuga ngo ahantu waba uri hose ikibazo cyose waba ufite aho waba uri muri Amerika waba uri muri Tanzania waba uri muri Kenya waba uri Burundi aho waba uri hose utakumbwira ikibazo ufite iyo tudakoresheje inzoka duteza umuntu amahembe igihano kandi bashaka n'uwo muntu wabikoresheje watumye uwo mwana tugaragaje nawe turamuha igihano basabye bigaragaza imbere ya kamera cyangwa bitangire kuri telefone none se muga ni ukuvuga ngo ni ngiyi ishobora kugera muri Amerika cyangwa no hanze
aho waba uri hose twebwe dutanga ibihano kuko inzoka ziza mu muyaga zikaza mu bici amahembe yose akoreshwa n'umuyaga abantu bose bafite ibibazo bigiye bitandukanye mbamagara mufashe n'abamari n'abanaha turazikiraho fata telefone yawe muga turazikiraho Juma fata twigene Juma tuvanga ibi baraje dore Juma kwa Cinara toka satani bidayimoni biraga Juma twigene twizwe Kigali mana yanjye mu izina rya Yesu ibintu nibinkurikirane ikiganiro gicejeho ciao ciao